Yes, reka dukomeze n'agace gakurikiyeho, akari nako kabanginziriza kanyuma. Ubwo niko twari twasize Chloe arimo baramuhohotera, ahohoterwa na Zoe bareranwe, ariko umukobwa akamubwira ati se njye ngomba kuba nagaragaza ukuri kwawe, ibyo uri murahisha we wanyawe ngomba kuba nakugaragaza, kuko Sterling yagaragaje ko cye cyangwa se yamfashije kuba navurwa. Rero ndaza kuba namwereka ko utari umuzungura wo muri uriya muryango. Undi yagize umujinya, nibwo twasize arimo aramushota, amwegeza hirya amubwira ati ibyo ni ibiki wowe uvuga ibiki, uragerageza kuba wakora iki? Akamubwira ati nta nubwo ndibuze kuba nagira imiyaga ngo ushyiramo cyangwa impuhwe, ndaza kuba nabikora, kandi umenye ko ngewe ibintu byose ndimo ndakora nkikijwe n'abavandimwe banjye. Rero ikintu cyose wagerageza kuba wakora umenye ko hari intambwe ndende hagati yawe nanjye. Undi akamubwira turi murashaka kuba wagera kuri ibyo ngibyo ushaka kugeraho, ariko ndagira ngo nanjye mbe nakumenyesha ko ndibuze kuba nagaragaza ko ibinyoma byawe byose uri murigira umuntu utari we. Undi agatangira kuba yamubwira ati ngo iki? Undi nawe akamubwira ati niyo wakomeza ukaza kuba warindwa n'abo bavandimwe bawe uri murita abavandimwe bawe batari bo, ariko umenye ko baraza kumenya ibara ryawe rya nyaryo. Ubwo undi yatangiye kuba yamuniga, ajya haramuniga, akamubwira ati ndagira ngo ntuze kuba wakibagirwa iki kintu, njye ndaza kuba nakomeza nkwibwirira ati ndakuniga mpaka kugeza igihe nawe uri buze kuba wakumirwa. Ntutume umpatiriza kuba nakomeza gukora bino bintu. Urimo arabyumva nk'umuntu wataye umwana ukamutana ababyeyi, ubwo se ni hehe wahera uza kuba wavuga ibyo bintu nk'umuntu wataye umwana? Undi rero agatangira kuba yavuga ati ngakomeza sunige, ikomeza unige, ni ikihe kibazo kiri aha ngaha kugeza igihe wumvira urambiwe, none nurangiza urekera. Ariko ngenda ndagira ngo mbe nakumenyesha ko utari bugumye kuba wambabaza, kandi nta nubwo uza kuba wababaza Nina. Akamubwira ati ufite ubwoba bw'ibyo ndibuze kuba nakorera Nina? Icyo barimo baramutega ni Nina kandi ngo baravukana. Akamubwira ati karaya ndaza kukwereka ibintu ndibuze kuba nagakorera n'akanyantege nke, kandi nawe uri umunyantege nke, ntago waza kuba wamutabara. Undi akamubwira ati we have ndeka sigaho rekera. Undi rero akamubwira ati ngaho noneho reka nze nkwereka ibintu ndibuze kuba nagukorera, igenda unzanire ikirahure cy'amazi, igenda unzanira amazi mu kirahure, gira vuba. Ubwo ikintu arimo aramutega nuko adashobora kuba nyine yamwirukanisha hano muri kano kazi yaje kwisabira. Rero arimo aramucunaguza akamubwira ati hute se ugenda unzanira amazi ninywera, uri kubona inyota itanyishe utanyahagije. Umukobwa nawe ntago yabyanga, yaravuze ati nta kibazo reka mbe najya kuyazana, ariko nkubwira ati ibyaba bibabaje kuba twaratangiranye no nkuru ukaba utari wareba neza niba warakoze kuri subscribe, nusanga utarayikoze ukaba wayikora, ukajya muri comment ukatubwira ko ino video wayibonye iramutse yagushimishije. Ibyaba byiza utibagiye gukora kuri like. Ubwo umukobwa nawe yaje azana amazi mu kinyabupfura cyoroheje, amubwira atakira mabuja fata ku mazi, ariko undi akayanywa akayarebana agasuzuguro gakabije kajejeta, avuga ati aya mazi se buno koko ni mazimu ndi disi. Akareba uwo bakuranye ukuntu arimo aramucunaguza, ubwo akamwitegereza ucyo avuga ati undebere dore agasuzuguro ngarafata ya mazi yose, agahita yamumenaho. Idore ngaramumenaho ayo mazi yaramuzaniye, idore Chloe ngo baramumenaho amazi. Ariko aho hafi barahita batwereka Sterling arimo aragenda atangira kuba yavuga ati nikorewo ati ubu ngubu sogokuru wawe arimo aragenda yakira, ariko amererwa neza, bitari ibyo ngibyo vuba aha ngaha araza kuba yagaruka mu rugo. Kandi ndabizi neza nizere ko mwanahaye mushiki wanyu impano, isi byose impano ntimwazimuhaye. Nanjye ndaza kuba naza vuba aha ngaha, ndaje mu ntegerezi, ndaza kuba nagera mu rugo. Ubwo umugabo nyine ukamenya ko ngagiye kuba yajya mu rugo, kuba yajya mu rugo nyine niko amaje kuba yabwira Leo. Ubwo abandi bakomeje bavuga ati niko wowe wakigoryi we, imyenda yawe ndayitoheje nyine urabona ko nkurenze, ngaho gerageza sube wabinkorera niba uri umugabo. Ubwo agatangira kuba yamukubita udushyi two ku itama, anamubwira ati ngajya ku mavi umfukamire, none ukurupa ayo mazi yamenetse hasi, kuko ntago bari buze kwakirira abakiriya ahantu hatose, ugiye kuba wakurupa nayo yamenetse hasi. Undi akamubwira ati sigaho. Akamubwira ati wigerageza kuba wansunika, ntubone kuba nitonze ugire ngo nuko wandushije intege, ndakwiyamye.
undi bakamubwira ati fata icyo kigoryi ugicurike ushyire hasi, ikirimo kirantindira kuba yagera hasi, icyangwa uva ahangaha akazi ukabure, ese ibyo ndimo ndakubwira se? Ariko undi akamubwira ati se ushaka kuba wagera kuki? Ahubwo akabwira wa wundi ati mupfukamishe akoropa no mazi yamenetse hasi. Undebere dore Zoe ibintu arimo arakorera Chloe. Ubwo Chloe nawe agatangira kuba yavuga ati se Zoe wandetse nkigendera basi, wandetse nkigendera, wandetse. Ubwo bakongera kuba batwereka Sterling aho barimo baraza birukanka cyane, bamusuza cyane ati Mr Sterling none se kuri hano koko tugufashe icyo uri hano kuri hano? Ubwo nyine ubona ko bashyushye cyane. Sterling nawe nuko nguko yamurebye atangira kuba yavuga ati ye ngo gute? Undi akavuga ati hari ikintu se mwamurimo murashaka ngo tube twakibatunganyiriza tukibahereze rwose banyakubahwa, mureke kuba mwatakaza igihe cyanyu. Ukabyumva ko umuntu barimo barabwira abatikora agatangira kuba yavuga ati hari ibyo narinje kuba nareba, narinje kuba nagura gift nza kuba nahereza umukobwa wanjye, nicyo cyari kinzanye ahangaha. Rero nashakaga kuba namugurira ikintu gihambaye kirenze, inkaba nakimugurira. Undi akavuga ati turabyumva rwose. Ukahita afata n'icyombo avuga ati yemwe abarinzi mutunganye ahantu hose, muhasukure hose neza cyane, hari ugiye kuba yahagera. Ukamenya ko umugabo nyine yagiye no kujya mu isoko, abantu bose bakukumba ibanya kujya ibagashyira hanze akabanza agahaha, nabo bakajya bakomeza ibyabo. Ariko umugabo yitegereje hirya, aritegereza atangira kuba avuga ati suriya ko mbona arimo arasa nk'umukobwa wanjye neza neza, ntumbaze ngo ninde arimo arareba. Akavuga ngo arimo arasa nk'umukobwa we. Nuko nguko yavuze ati reka mbe najya kureba yihuta cyane atarwiyambitse, tayari ariruka. Undi baracyarimo baramucunaguza bavuga ati niko wowe gute unyigiraho syori, uranyigiraho syori nkande? Umukobwa bakamufata utyo akavuga ati wowe urundi urya umenya ko ukiri mutoya, nubwo wavutse mbere ariko ujya umenya ko nta kintu na kimwe wankora wowe. Siko bimeze se? Ujya umenya ko ngewe twava mu ishuri, guturuka mu ishuri hose nari nkurenze nta bwenge ufite, nge narize kaminuza ariko we ntayo wigeze wiga, wirirwa urera umwana. Rero reka nkubwira ati ndaje nanakora ubukwe, nawe uraho wasamye. Ntukite ko papa wanjye na mama wanjye bakureze bakagufata bakagukuza, warangiza ukwigira ko uzagenda mu buryo bworoshye nta kintu wishyuye. None naho nigiriye muri Sterling family urashaka kuba wantoteza cyangwa se nkuyangiriza ibintu byanjye ndimo ndipangira? Ndagira ngo nkubwire ngo ubu ngubu ndi umuzungura wo muri Sterling family. Ibyo ngibyo nizere kuri murabyumva. Ibyo se urimo urabyumva cyangwa nkomeze mbikumvishe? Umukobwa nyine we yarakamijije abwumye amukanga amubwira tumenye ko ngewe ndi umuzunguro wo muri la famille. Ibyo ngibyo urimo urabyumva? Undi agatangira ati none iki? Ubwo agatangira kuba mubwira ati ibyo ushaka kuba wageraho byose ndabizi neza, ikirimo kirabitera nuko mbizi neza, ni nacyo urimo uranziza. Banza urebe imyaka yose ishize, none ubu ngubu ko kurakeka ko nge wasa kuba wanshishanya ngo ngewe ngo wavukiyemo hariya cyangwa se uriya muryango ni uwawe? Umukobwa agaseka, undi akamubaza turimo uraseka iki se? Undi akamubwira ati ndimo ndaguseka. Hari ikindi se ndimo ndaseka? Niwe ndimo ndaseka. Reka mbe nakubwira, niyo waba uturuka muri uriya muryango cyangwa se niyo bundi wakiyitira uriya muryango, ujye umenya ko n'ubundi ukiri hasi cyane. Kugeza aho ngaho ntabwo wagumye unyiyemeraho, uracyari hasi nawe ubwawe wifitiye ubwoba, ntabwo urabimerita. Umukobwa yagize umujinya atangira kuba yavuga ati we stop gasopo. Umujinya ukamwica. Agatangira kuba yavuga ati ngo nguki, reka nze nkumanyura umutwe ngewe n'undi munsi. Tayari dore umutwe agiye kuba yamukubita intebe. Nawe undebere dore ibintu bibaye. Ubwo hari abahise baza batangira kuba bavuga ati we murekere kuba mwateza akavuyo ahangaha, Mr Sterling ari hano kandi hari ibintu agiye kuba yaza kugura. Rero tumufata nk'umuntu w'ingenzi cyane, mwese ahubwo muva ahangaha nonaha mugende. Ubwo nuko nguko baje kuba babirukana bababwira ati Mr Sterling ari hano. Umukobwa yarabyumvisha ati Mr Sterling, kandi nyine ni papa we nyine ni karimo arabyiyitirira. Ubwo nawe nuko nguko yegeze aho ngaho kwitegereza abona abandi bari ku murongo, ibintu barimo barabipanga gake gake. Agatangira kuba avuga ati se wa mukobwa agiye he? Wari uri aha ngaha agiye hehe? Ubwo abandi batangiye kuba bavuga ati urimo urashaka icyangaha, ukamenya ko batanamuzi, ntago bamuzi. Bagatangira kuba bamubwira ati yewe igira vuba vuba uva aha ngaha,
Mr Sterling ari hano, ntago ashaka kuba yakubona, ni umushyitsi w'ingenzi hano uyu munsi, igira vuba vuba uva ahangaha, sohoka witeza akaduruvayi. We yaje yibariza nyine Chloe, yaramubonyeho ariko baramubwiye ati va ahangaha, ariko se undi akavuga ati se yabagiye he, ni hehe yabagiye? Ubwo bakadusubiza inyuma ukuntu byagenze, mu gihe wa undi yaragiye kuba yamutera intebe cyangwa se yamukubita intebe, yasigaye arimo aravuga ati Mr Sterling ari hano, Mr Sterling ari hano. Ubwo barimo baradusubiza inyuma nyine ukuntu bigenze. Ubwo yaragiye kuba yamukubita intebe yese yigarura, atangira kuba yareba Chloe, akamwitegereza cyane. Chloe nawe nuko nguko yireberaga, waza umubaza iki, waza umubwira iki, ariko agatangira kuba yamwegura akamubwira ati niko uri umunyamahirwe uyu munsi ugize amahirwe cyane, ngewe nari ngiye kuba nakwica, ngava ahangaha bura, genda va ahangaha. Umukobwa ariko arubaha cyane, akanumvira bihambaye, nawe nta kindi kintu yakoze usibye kuba yahaguruka. Undi akamwitegereza cyane amubwira ati iki ndavuze ngo va aha. Chloe nta guteza akaduruvayi, dore ngarahita yerekera akagenda utyo. Undi yasigaye aho ngaho arimo aribaza ati gute ntamwishi, nari ngiye kuba namuhereza isomo, none birangiye gutya. Ubwo rero nuko nguko ari aho ngaho agatangira kuba yabyibuka ukuntu byagenze, akavuga ati Mr Sterling ntago agomba kuba yaza ahangaha ahansanga, agomba kuba yaza akansanga mu rugo, kuko niyo nshuro ya mbere turi buze kuba twahura. Rero turahurira mu rugo, ahubwo reka ngende mu rugo. Uwo ni umukobwa ukamenya ko atanamuzi, yahise atangira kuba yafata ibyo yari amaze kuba yahaha ngo ahita agenda. Papa we cyangwa se uwarimo ariyitirira ngo ni papa we aze kuba yamusanga mu rugo, ntamusanga aha. Tayari nuko nguko yahise agenda, tayari. Ubwo nyine ukamenya ko ibintu birimo biragenda biryoha, gake gake bijya ku murongo. Ubwo nuko nguko yigendeye yanarangariye muri telefoni, nta kintu yitayeho. Dore ngo arimo aragenda arahita agongana nyewe, dore ngo baragonganye mukobwa n'agasuzuguro kenshi, ugahita umenya ko atanamuzi. Atangira kuba yamubwira ati niko wagisaza we, uri impumyi, uri impumyi ku buryo ugenda uhobera abantu bose ubonye, ni babandi baba barishwe n'irari. Wowe uzi uwundi we wajya ugenda mu nzira witaje abantu. Undi ariko akamubwira ati se ko mbona ufite imyitwarire itari myiza, bite byawe? Ko mbona udafite imyitwarire myiza wa mukobwa we. Ubwo niri agatangira kuba yamubaza ati se ubundi ababyeyi bawe barakureze ko udafite imyitwarire myiza, wagira ngo ntago ufite imyitwarire myiza, uzi uko ungana n'umwana wanjye mukuru w'umukobwa. Undi akamubwira ati ceceka aho ngaho, ibyo ngibyo ntago mbyitayeho. Wegeze ubona ikarita yanjye se cyangwa irangamuntu yanjye iriho imyaka, ku buryo wagenda unyigereranya n'umukobwa wawe? Wowe ukuntu ugaragara urakennye, rero ntago wakagombye kuba wangiranya n'uwo mwana wawe. Urimo urabyumva neza, ntago wakangiranyije n'umwana wawe, kuko ntago uzi papa uwo ari we. Urimo urabyumva neza? Undi agatangira kuba yavuga ati nishimye kuba nabimenya, byaba byiza se none papa wawe nawe yitwara utyo? Papa wawe nawe agira imyitwarire nk'iyo ngiyo? Niwe wakureze se gutyo? Umugabo nyine disi yigiriye umutima mwiza. Ariko undi akamubwira ati se wagisaza we, bite byawe ubundi gute urimo uravuga papa wanjye gutyo? Uzi uwo ari we? Ubwo niko yagiye kuba yamukubita urushyi. Umugabo aramubwira ati we sigaho ngaho ariko kwitegereza, dore ngarabona ka gakomo ko mu muryango w'iwabo. Atangira kuba yavuga ati kano gakomo, aka gakomo, ibi ngibi se ko mbona yambaye kano gakomo, bite byiwe? Atangira kuba mubaza ati aka gakomo bite? Ubwo nyine ukamenya ko akabonye, ariko umukobwa ntago azi ko uyu nguyu arimo aramenyera ariho yakabaye papa we. Ubwo undi agatangira kuba yakamwereka ati wakabonye se akangaka? Ubwo ngubwo ugahita ukamenya akangaka kava mu muryango ukize sha. Urimo urakabona neza peti, ibanza ureba akangaka ntago ari umuntu wese upfa kuba yakambara. Wajya aho ngaho ugatangira kuba wavuga aho ngaho, uzi niyo wamara ubuzima bwawe ukora akandagira ngo mbe nakumenyesha ko utakagura, va mu nzira yanjye nigendere, mvira mu nzira. Ubwo nuko nguko yakomeje anamuhutaza. Undi yasigaye aho ngaho arimo aribaza ati se gute? Ubwo nyine we byaramutunguye cyane, kubona agakomo kiwe nta nubwo azi kuriya ari we bazanye nk'umukobwa we. N'amatsiko menshi no kwibaza cyane, ese akurayo telefoni ingabe yahamagara, abanza abaza ibya kariya gakomo. Uwo nta wundi agiye kuba yahamagara ni Leo, abanza amubaza iby'amakuru. Ubwo yahise amuhamagara undi ati papa. Atangira kuba yamubwira ati se uyu munsi hari ibintu urimo urapanga? Ejo se basi bwari ikintu urimo urapanga?
Undi nta kindi kintu yahise amubwira ati ejo ikintu ndimo ndapanga papa nuko tuzaba twamurika tukaba twakereka abantu bose mushiki wacu iko yageze mu muryango buri umwe wese tukazaba twabimubwira kandi ikintu cyazaba cyiza nuko na sogokuru yaba hari kugira ngo byose aze kuba yabimenya. Undi nawe yaravuze ati ndabyumva. None se hagati aho ngaho ko hari ikintu nashakaga kuba nakubaza, kagakomo ko mu mirisekuru byacu ndashakaga kuba nakubazaho, ejo waba warigeze ugaha Zoe? Ubwo nicyo kintu yese amubaza nyine niba yarigeze kuba yagahereza Zoe, kandi twabonye ko nyine ejo bakamuhaye. Ariko arimo arakiyemerana bya danje avuga ati nta n'undi muntu niyo wamara imyaka yose y'ubuzima bwawe ukora ntago wagabona, ntago wagwiza ayo mafaranga. Ubwo yahise avuga ati narakamuhaye, hari ikibazo se ko nakamuhaye? Naba narakoze amakosa se? Ubwo nyine agatangira kuba yabaza papa we niba yaba yarakoze amakosa. Ariko umugabo nyine we agatangira kuba yatekereza ati se nuba yarakamuhaye nkaba mbonye akambaye, koko uriya koko yaba ari we, iko mbonye undi muntu ukambaye uriya yaba ari we bagahaye? Ubwo nyine nibyo arimo aratekereza. Undi nawe agahita atangira kuba amubwira ati yewe muhungu wanjye reka dupange ku by'ejo, nta kibazo tuzabe duhari, na mushiki wanjye nako na mushiki wawe azaba hari, kugira ngo tuzakore ikintu cya nyacyo, kandi mu gihe cyacyo ndagira ngo nta kibazo muzabitegure, kandi na papa wawe cyangwa se sogokuru wawe nawe azaba hari kuko arimo aramererwa neza, ibintu byose bizaba bimeze neza, azaba hari nawe azitabira. Ubwo nyine niko yavuze. Undi nawe aravuga ati yego papa ndimo ndabyumva neza ijana ku rindi, tayari. Ubwo nuko nguko yahise akupa nyine, ariko afite kuba yashidikanya cyane kuko we yarazi ko ari umwana we, ntago ari we wari wambaye kariya gakomo kandi arakabonye. Ubwo bagatangira kuba batwereka ndi ezo warimo arambara yitegura ubwo bwakeye agiye kuba yajya mu gitaramo cyangwa se kiriya kirori barimo barategura. Ubwo ngubwo ari aho ngaho akabona papa we ndetse na mama we nuko nguko bahageze, ibinjira bagenda banyomboka nako gake gake. Umukobwa yitegereje atangira kuba avuga ati murimo murakora icyangaha, ni iki kibagenza? Ubwo agatangira kuba yavuga ati wibipanika, bitware gake gake, wibipanika. None se ubundi ko turi ababyeyi bakwadobuse, ikibazo kiri hehe? Twe twarakwadobuse, twemerewe kuba twaza kugusura, ni ibintu bisanzwe, wibigira ibintu birenze, twe twarakwadobuse. Ariko mama w'umukobwa yarebyeho hirya atangira kuba yabona ibikomo, akabona ibintu by'amashaneti ati mbega we. Ubwo we agatangira kuba yacira urukonda, agatangira kuba yavuga ati bino bintu bihagaze amadolari. Umukobwa akamubwira ategera hirya sigaho, genda gera hirya, urimo urashaka kuba wakora ibiki? Ni icyo ushaka kuba wakora wowe? Ibi byose urimo urabona ahangaha ni ibyanjye, rero umenye ko nta na kimwe wemerewe kuba wakoraho, urimo urabyumva neza. Mama we agatangira ati ngo nguki? Ase wibagiwe ko ngende mama wawe? Wibagiwe ko turi ababyeyi bawe? Ibyo ngibyo urabyibagiwe? Ubwo nyine bagatangira kuba bamwibutsa ko ari ababyeyi be, bakamubwira ati kandi wibuka ko dufitiye miliyoni 30. Gute kutarimo uraziduhereza kandi waradusezeranyije ko ugomba kuba waziduhereza vuba? Bite byawe? Ariko umukobwa akavuga ati se ubundi murimo murashaka kunyiba? Murimo murashaka kunyiba? Njye nta mafaranga nifitiye. Ubwo papa we agatangira kuba yamubwira ati we iyo mikino yisige hirya, dore ngo aratangira kuba yaniga umwana we amubwira ati mpereza amafaranga, ibyo byo byibagirwe, ntago watinyuka kuba wakora ibyo bintu, n'ukuntu twagufashije tukakujyana mu muryango ukize gutya muri Sterling family ugashaka kuba wakigira gutya wowe. Umukobwa bagatangira kuba bamuniga nawe undebere, bakavuga ati duhereza amafaranga, ibitari ibyo ngibyo wabona isura yanjye ya nyayo, nakereka buri umwe uwuriwe. Urimo urabyumva neza? Uyu munsi kandi ndagenda nyajyanye. Umugabo ukamenya ko yakambitse, amubwira ati we nutayampereza wowe uzi ikintu kiri bukubeho se, nuko kujwigiriza nkakuniga kandi kirenzeho nkanatanga amakuru kuri buri umwe, akamenya we wanyawe. Umukobwa yise asunika papa wamubwira ati gera hirya wa rusaza we, bite byawe? Umusaza nawe ati nuko nyubahuka. Umukobwa nawe bamunize bamujwigirije, mama we arahagaze arimo arabireba. Umukobwa bamunize nyine ukamenya ko ari wa wundi bita akajwiga. Bagatangira ko avuga ati miliyoni zanjye 30 kutarimo urazimpereza, bite byawe?
umukobwa akavuga ati ngiye kuba naziguhereza ntacyo bitwaye, agatangira kuba yamwenyuramo ati hahahaha, miliyoni 30, nazibonye nazitsindiye, tayari. Ubwo nuko nguko umukobwa nawe yihutiye kuba yafata amafaranga, ariko akavuga ati ngiye kuba nayabahereza kuri kondisiyo, ndagira ngo mbe nabahereza kondisiyo, nimumara kuba mwafata no mafaranga, ikintu ngiye kuba nababwira nuko ntongera cyangwa se ndashaka kuba nakongera kuba nababona n'indi nshuro. Urimo urabyumva neza? Ntabwo nshaka kuba nababona n'indi nshuro guhera ubu ngubu, mpite mbabura, sinzongere kuba mwese nagira n'umwe mbona. Siko bimeze se? Murimo muranyumva? Umukobwa nawe yihutiye kuba yabahereza amafaranga, ariko bagatangira kuba bamuhamagara ati se Zoe, ibite byawe bagiye ko ari twe babyeyi bawe banyabo bakubyara, gute uri murigira gutyo? Ibyo ngibyo ni gute washaka kuba waca imigozi yose tuziritse kandi warageze mu muryango nk'uyu nguyu? Umukobwa ariko agatangira kuba yavuga ati ubu ngubu nyine ndi mu muryango wa Sterling. Rero ibyo ngibyo se ni gute mushaka kuba mwabyicuza kuba ndi hano? Nyine ni amahirwe, ubu ntabwo mukiri ababyeyi banjye. Umubyeyi wanjye naramubonye n'abavandimwe, mwe ntabwo mukiri ababyeyi banjye. Bakabyumva bikabarya ati ngo iki ariko papa we akavuga ati gira vuba vuba ahubwo nyihera amafaranga. Ibyo ntabwo ngiye nkeneye kuba nabyumva, igira vuba vuba se uyu nguyu n'ubundi ikashize yagaruka yayamwima. Umukobwa yese avuga ati banza urebe, ubwatsi bwose bwagezeho, ureke kuba wavuga menshi. Umusaza nawe yahise yihutira kuba yareba kuri telefoni yavuga ati ubwatsi se bwagezeho, agahita arya umugore we ikinyunguti, harya kira ni ikinyunguti, akamurabura akamubwira ati ubufaranga bwaje, tugende tujye kuryamo, turyoshye. Nuko bagiye barimo baramwenyura birukanka. Umukobwa ariko agatangira kuba yavuga ati mwebwe icyo murimo murikururira ni urupfu, uko muri babiri mwese muraje murebe ibintu bigiye kuba byababaho. Ukamenya ko umukobwa nyine yarakaye, akavuga ati murishaka kuba mwanyangiriza imipangu yanjye, namwe muraje murebe ibintu bigiye kuba byababaho. Tayari ukamenya ko umukobwa umwanzuro agiye kuba yafata atari mwiza, agiye kuba yafatira ababyeyi be ngo bashaka kuba bamwangiriza imipangu yiwe. Yese afata telefoni vuba vuba avuga ati muraje murebe gatoya ikintu ngiye kuba nabakorera, mwitegure muze kuba mwareba. Yese afata telefoni, waza umubaza iki? Ni iki waza umubwira? Yese atangira kuba yavuga ati hallo. Ubwo ntubanze ngo nindahamagaye, akavuga ati ndagira ngo uze kuba wankorera ikintu, hari ikintu nshaka kunkorera, hari abantu nshaka ko ubitaho uko ari babiri, ukabitaho. Ubwo nibavuga ngo kubitaho, ntuhite wumva ngo ni ukubahereza ibyo kurya cyangwa se kuba wabagira ukabafata neza, ni ukubitaho nyine mu mvugo iy'abasirikare, gake gake ngo ubiteho, ukamenya ko abo bagiye kuba baca isheni. Muri ba bavandimwe be hari uwahageze, atangira kuba yamuhamagara ati Zoe. Umukobwa kandi yari arimo aravugisha kuri telefoni, yahise atangira kuba yakimwenyuza, agaseka, agatangira kuba avuga ati se papa, hari ikintu yageze akubwira, hari ikintu mwegeze muvugana? Ubwo nyine batangiye kuba bamubaza niba hari ikintu papa wabo yaba yageze kuba yamubwira, cyangwa se yamuvugisha akamubwira ati rero tugomba kuba twagenda tukajya kuba twamureba. Niba nta kintu yakuvugishije ubwo ngubwo aragusanga muri kiriya gitaramo twerekere twagiye. Ubwo bakatwereka igitaramo nyine nacyo kigiye kuba cyatangira. Nta wundi wafataga ijambo atari Leo, umukuru nyine, umuhungu mukuru mu muryango. Aho papa we yabaga adahari niwe wabaga uhari, agatangira kuba yashimira abashyitsi bose bahageze, akavuga ati ndabashimiye mwese bashyitsi mwageze ahangaha n'inshuti zacu z'itangazamakuru, tukaba tubahaye ikaze muri kino gitaramo twateguye. Rero reka mbe nabereka cyangwa se mbe nabagaragariza umushiki wacu uri ahangaha nawe twari twateguye ikirori cyo kuba mwese mwamubona. Akaba ari umuzungura wa Sterling Group cyangwa se kampani cyangwa se famiye. Ndagira ngo mumamurikire mwese mumubone, bamwita Zoe. Ubwo umukobwa nuko nguko yaje yirukanka cyane avuga ati mwambonye, nanjye nababonye. Kameramani zigatangira kuba zafata amashusho ati hagarara neza. Umukobwa we yabyimbye ukamenya ko arimo aranabimerita gake gakeya. Waza umubaza iki?
ubwo nawe yahise atangira kuba yashimira buri umwe uri aho ngaho, ati ndabashimiye buri umwe uri aha ngaha, nkaba nanjye nturuka mu muryango wa Sterling, nkaba nari naramaze igihe kinini ntaza muri ino famiye, nari narabuze, ariko akirimo aravugwa bagatangira kuvuga ati wose umukobwa wanjye, hari uwaje avuga ati wose umukobwa wanjye, umukobwa nawe yarebye utyo biramucanga, hari uje avuga ati wose umukobwa wanjye, ubwo sosi papa we nyine uri ari kwitira ngo ni papa we waba uhageze, ubwo nuko nguko yise ahagera, gake gake abandi bagatanga inzira, bavuga ati mwerekere muve mu nzira. Ubwo nuko nguko yatangiye kuba yatekereza akavuga ati ibi bintu biragenda gute, itangazamakuru ati se gute murimo muravuga ngo si umukobwa wawe kandi nawe arimo aravuga ngo ni umukobwa wawe, ibi bintu byaba ari ibiki, none se izi ni ingingo z'ingenzi muri kuduhereza amakuru araza nyuma. Abanyamakuru bafite utubazo, Leo nawe yaje avuga ati se papa ni ibiki uje urimo uravuga ngo Zoe si umukobwa wawe, ibyo ni ibiki uje urimo uravuga ko utarimo ndabisobanukirwa. Ubwo akatangira kwamubwira ati papa mbwira, ni wowe CEO wa Sterling Group, ariko sindimo ndumva impamvu uri muri hakana umukobwa wawe, ibyaba bimeze gute. Ubwo umukobwa nyine nawe arimo aribaza ati se gute atarimo aranyumva, kandi n'uriya mugabo twahuye mbere we, ubwo yaramukubise amaso yibuka ukuntu yamucunaguje. Umugabo nawe ukabona ko yarakaye, arimo aritegereza cyane, ariko agatangira kuba yakimwenyuza, araseka se ngo bitanga iki, yibutse ko nyine bahuye kare. Ubwo nawe yahise atangira kuba yavuga ati reka mbe nasubiza itangazamakuru ndetse na buri umwe uri aha ngaha, kuko sinari nabimenye ko ari uyu mukobwa wari uri aha ngaha, twegeje kuba twahura kare, anyereka imyitwarire itari myiza. Rero uyu nguyu si umukobwa wanjye, nta nubwo muzi, ntago ari umukobwa wanjye, uwo twahuye mbere ntago ari uyu. Undi ati papa papa ntago nzi, none se mbere myihanganire ku byabaye mbere, nanjye nukuri nuko ntari nakumenye, ntago nari nzi ko yaba ari wowe, ni impanuka zabaye, ariko nyihanganire nukuri, ntago nabishakaga, byari umujinya, nukuri papa nyihanganira, biriya byabaye kare, biriya byabaye ejo, ni umujinya. Ubwo abandi nabo bahise batangiye kuba bahagera ati papa none se wahuye na Zoe cyangwa wigeze uhura na Zoe, ubwashize wigeze kuba wahuraho na Zoe. Ubwo nyine yatangiye kuba bamubaza niba baba barigeze kuba bahura, undi nawe ati yego, twegeze kuba twahura ahantu nari nagiye kugurira impano nagombaga kuba namuhereza, ariko ukuntu yanyakiriye ko nta mukobwa cyangwa se nta burere na bukeya yigeze, arantuka, arangije noneho n'agasuzugura ukuntu yagiye, nicyo kintu cyankurugushoye mu mutwe. Ubwo barabyumvishe nyine kumva mushiki wabo yasuzuguye papa wabo, undi nawe atangira kuba yavuga ati kandi ikintu ndimo ndavuga nuko uyu nguyu atari umukobwa wanjye, uwo twahuye mbere ntago ari uyu nguyu, uyu ntago yaba ari we, uyu si umukobwa wanjye. Karabaye. Ubwo Leo niwe wari ufite gushidikanya, none na papa we n'ubundi nawe agiye kuba yashidikanya, yahise atangira kuba yavuga ati niko ibyo byo kuba wakoresha izina ryanjye ugashaka kuba wahutaza buri umwe ngo nuko uri hanze ngo ukumva ko warikoresha nka sekibi, ibyo nibyo ndashaka, gukora ibintu bitarimo discipline, ibyo ngibyo byo ntago byakunda, sinabyara n'umwana umeze gutyo, ibyo byo ndabikurahiriye. Undi ariko agatangira kuba yavuga ati habayemo kutamenya rwose, buri umwe uri aha ngaha nanyumve, kandi n'abavandimwe banjye barimo baranyumva, ubu wenda barimo baranyumva, ahubwo niba kumvishe, kuko habayemo kutamenya, naketse ko waba utari we. Undi akamubwira ati ceceka, ceceka aho ngaho. Ubwo agatangira ati ngo iki, undi akamubwira tumva nkubwire, nta nubwo ukwiriwe kuba wakitwa umunyamuryango wo muri Sterling family, ibyo ngibyo byo ndabikumenyesheje, ugitekereza ubugoryi nk'ubwo ngubwo nanjye naba ndi ikigoryi ndamutse nkwakiriye mu muryango wanjye. Leo arabyumva, Leo niwe wari watinze kuba wabyumva, ariko nawe mu gihe yarabyumvishije, dore papa we ngaratangira kuba yagira nyine gushidikanya, akamubwira ati se none papa. Ubwo umukobwa ariko agatangira kuba yareba, ariko Leo agatangira kuba yavuga ati Zoe twakoresheje DNA test, ibyagaragaje ko ari umukobwa wawe, none se uragira ngo bigende ute kandi bigaragara ko ari umukobwa wawe, ibimenyetso byose biragaragara. Undi nawe yese atangira kuba yakumva akavuga ati ibyo byo ntago bikunda, ibyo byo ndagira ngo mbe nabikumenyesha mbere negeze kuba nahura n'umukobwa wanjye wa nyawe, twarahuye
kandi ntabwo yari uyu nguyu, isi uyu nguyu mwimbeshya. Reka umukobwa agatangira kuba yahumekera mu kwaha, ibintu bikamurenga, agatangira kuba yatekereza gute ubwo bagatangira kuba bavuga ati papa wenda urimo uritiranya ibintu, reka ubanza ureba ahangaha, dore ibipimo byagaragaje, DNA test dore ngibi, akira ubanza ubyirebere nawe urajya kuba wabimenya ibyo ndimo ndavuga. Ubwo nawe yazanye ibyo nawe yari yapimishije byose babona birimo birahura, ati ibi ntabwo bishoboka, ibi ntabwo bishoboka. Ibiki? Umukobwa ariko nawe arimo arahumekera mu kwaha, ukamenya ko ibintu byamucanze. Abari aho ngaho nabo bose bagatangira kuba bavuga ati ibi ni ibiki birimo birajya mbere, ngiye ko mbona byancanze, ibi ni ibiki birimo birajya mbere, ntabwo ndimo ndasobanukirwa neza ikintu kigamije kuri ibi bintu. Reka none se ufite abana babiri we, ubwo se bino bintu bihura gute ko uyu mukobwa wabanjije kuba wapimisha mbere ahuye n'uyu nguyu wundi kandi ufite umwana umwe? Ibi bintu byaba bishoboka gute? Ubwo n'abandi bavandimwe bakegera, bose bakegera bagatangira kuba baza ati se bino bintu ni ibiki? None se bose ni abavandimwe bacu? Abo bose ni abavandimwe bacu ko bafite DNA test zihura? Undi akavuga ati reka ibyo byo ntabwo bishoboka, ntabwo birimo birashoboka. Ndagira ngo mbe nabibabwira ko bitarimo birashoboka, njye mfite umwana umwe w'umukobwa, ibyo bindi murimo muravuga ntago ari byo, si byo. Umukobwa ariko ukamenya ko byamucanze, byamurenze cyane, kubona ukuntu agiye kuba yatamazwa. Abandi ariko bagatangira kuba bakibaza ati se bino bintu byaba byagenze gute, byaba byashobotse gute? Aho nyine ni sogokuru wabo nawe arimo arabyumva, yari arimo arabaza umuhungu we ati se waba ufite undi mwana w'umukobwa? Ariko umugabo yatangiye kuba yavuga ati noneho ndimo ndabyumva neza. Ubwo na Leo nawe ari aho agatangira kuba yakibaza cyane, ariko agatangira kuba yavuga ati ubwo nubisobanuye ko umwe ari we w'ukuri, undi atari uwa nyawe, umwe ari we wa nyawe, undi ari uwa fake. Ubwo niba zino DNA test zigaragaza ko ibimenyetso bose bahuye, cyangwa se bose bahuye nyine ku bimenyetso bigaragaza ko baba ari abana bawe, umwe muri bo ashobore kuba yarakoresheje amanyanga, akaba ari uwa fake, akaba atari uwa nyawe, ubwo ngubwo uwa fake nyine nawe agahita yiyumva, agatangira kuba yahumekera mu kwaha. Dore nuko nguko arimo arareba, ariko Leo yatangiye kuba yatekereza cyane. Ubwo agatangira kuba avuga ati se gute ibi bintu byabikunze cyangwa se byabihurira kugira ngo tuze kuba twabona DNA test izihuye? Ibi bintu bishoboka gute? Njye ko birimo birancanga. None se ni ikihe kintu cyaba kirimo kiri aho ngaho kirimo ikosa? Njye ko ntarimo ndasobanukirwa neza ni irihe kosa ryaba riri mwaha ngaha. Ubwo yatangiye nyine kuba yabaza, ariko bakavuga ati hano hashobore kuba hari ikintu cyakozwe natwe tutarimo turasobanukirwa, hano hashobore kuba hari ikintu kitakozwe. Ubwo papa w'umukobwa nyine uyu nguyu yarimo ariyitirira, agatangira kuba yavuga ati ngiye naramwiboneye amaso ku maso, uwo ndimo ndavuga naramwiboneye, ntago ari uyu nguyu, uyu ntago ari we, nta nubwo bajya kuba banasa, kuko uwo nguwo niboneye arasa nka mama wanyu igihe yari akiri umwana cyangwa se akiri mutoya. Rero sinakora ikosa nk'iri ngiri, ikosa ribi. Ariko Leo yatangiye kuba yakibuka Chloe, ari aho ngaho atangira kuba yamubwira ati amazina yanjye banyita Chloe Evan. Ubwo nyine arimo arabyibuka bwa mbere bahura, agatangira kuba yavuga ati nibwo bwa mbere nari kuba nakora hano muri ino company, narinje uyu munsi n'uwa mbere nje kuba nakora ahangaha. Ubwo ni Leo nyine byose urimo urabyibuka, akabyibuka. Ubwo abandi bavandimwe bagatangira ati papa urimo urashaka kuba wavuga ibiki? Ni ibiki urimo urashaka kuba wavuga? Ushaka kuba wavuga ati se ko Chloe ashobora kuba ari we muvandimwe wacu cyangwa se mushiki wacu? Undi yaravuze ati cyane, uwo nguwo niba mwarigeze kuba mwahuraho bwa mbere, uwo yaba ari we, uwo waketse, ubwo yaba ari we. Ubwo nyine abandi bavandimwe nabo batangiye kuba babishidikanyaho, bavuga ati Chloe waba urimo uravuga ko ari we mushiki wacu? Ubwo bagatangira kuba bavuga ati ko nabonye se agira imyitwarire itari myiza, uriya mukobwa agira imyitwarire mibi, ntago ari myiza. Ibaze ko bwa mbere twahuye atwite, ngo yabyariye ku ishuri, yari atwite yanga umwana we, kandi yari yaradahuswe n'ababyeyi be. Rero murumva ukuntu umuntu nk'uwo nguwo adashobotse, ni gute yaba ari mushiki wacu? Ni gute yatubera mushiki wacu? Ubyo ntago ari byo, ibyo ntago byumvikana. Ariko umugabo agatangira kuba yavuga ati Chloe ibyo byose ndimo ndabyumva, ukuntu impamvu murimo muramushidikanyaho
ubwo nuko yaba yaradobuswe n'ababyeyi nabo bashobora kuba batumvikana, bakaba ariyo mpamvu bakoze ibyo bintu byose ngo batume Chloe mutamwumva. Nicyo kintu namwe mwagaketse, ahubwo Chloe ngiye ukuntu namubonye ni umuntu wakita ku mwana neza. Ibyo murimo muravuga ntago ndimo ndabyumva. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati kugira ngo anabure byose byatewe n'impanuka y'imodoka, niyo mpamvu mba nishinze amakosa yose. Kandi Chloe ndabizi neza ko ibyo byose murimo muramushinza, ibyo byose ntaho ahuriye nabyo. Uriya ni umwana witonda cyane, kandi uriya niwe nkeka ko ari umwana wanjye. Umugabo nyine yatangiye kuba yabakuriragaho ukunyo ababwira turiya niwe mwana wanjye, tayari mwegere hirya. Ubwo bagatangira kuba bavuga ati uyu nguyu uri ahangaha we arimo arakora iki muri ubu buryo, arimo arashaka icyanga muri uno muryango. Uwo nta wundi barimo baravuga, bagatangira kuba bamubaza turimo urashaka icyanga muri uno muryango, urimo urashaka kuba wamuharabika umusebya mushiki wacu kandi ariwe muvandimwe wacu mu maraso, urimo uramuharabika. Ubwo abavandimwe batangiye kumusubiramo bavuga ati we tubwire neza, gute watubeshya? Batangiye kuba bamuniga ati gute we watubeshya? Ubwo rero nuko nguko yabibonye yahise yegeraho ngo atangiye kuba avuga ati rekera utica umuntu we, utagira utica umuntu. Ubwo nuko nguko bakanize bakabwira ati we gira ikintu uvuga, kandi ntagire n'ikintu uvuga. Ubwo ngubwo papa we yarahise ababwira ati mwimuneke ntihagire ikintu avuga, ahubwo icyo tugiye kuba twakora ni ukujya gushaka mushiki wanyu, uwo ngo mumuveho. Ni igihuha kigendera, tugende gushaka mushiki wanyu. Uwo barimo baravuga dore n'uyu nguyu, idora ahantu yibereye nawe, ariko ukamenya ko ari hano hafi hariya harimo harabera biriya birori, nawe niho yibereye gake gakeya, ariko ntabyitayeho. Yatangiye kuba yasoma nyine amagambo ari aho ngaho, akamenya ko ari muri steringi, ikirori cyabo cyabereye aho ngaho. Arimo aragenda yiritemberera gake gake abisoma, ariko agatangira kuba yavuga ati ntago nagomeza kuba nakizera bino bintu, ibi bintu ntago nakomeza kuba nabyizera. Agatangira kuba yavuga ati Zoe kubera iki bino bintu byose wabinkorera ukinjira muri uno muryango, ariko nubwo wawinjiyemo ntago ushaka kuba wampereza amahoro ngo nanjye nikorere ibyanjye, ahubwo ntushaka ko watuma ngera ku ijambo nshaka kuba nanjye nageraho ngo niyubakira ahazaza hanjye. Ibyo ndimo ndashaka kuba nageraho byose urimo urabyangiza ukabikatagura. Ntago ushaka ko nanjye nagera ahantu hazima. Njye naguhaye amahoro ngo ugende basi wenda muri uwo muryango ubeshyamo, ariko nta kintu kizima urimo uratuma ngeraho. Rero nanjye reka nze nanjye mbanze nkwereke, ndarambiwe ndananiwe kuba nagumya ndi muri ibi ngibi. Nanjye nicyo gihe ngo mbe navugisha ukuri, ibi byose mbe nabivuga, mbe navugisha ukuri. Ibaze kuba bakumenya, ngomba kuba naguhagarika Zoe. Ibaze kuba bakumenya we wanyawe, ibara rya nyaryo, kutavuka muri uno muryango wa Sterling family, kandi nabwo babimenye kari kuriya mukobwa ari igihuha, ari ikibiswi, arimo arabeshya undi. Nawe atangira kuba yavuga ati ingombe kuba nakwereka ibintu nza kuba nagukorera. Ubwo agatangira kuba yavuga ati subu koko buriya nta n'isoni abafite, nta kimwara bafite kuri bino bintu abarimo arakora. Ubwo agatangira kuba yavuga ati kubera ko sogokuru wabo w'umuryango wa Sterling yararwaye, byatumye bantabarira ubuzima bwanjye mu rwego rwo kugira ngo impure na Sterling amvuze. Rero byose byatewe na sekuru wabo wari urwariye muri biriya bitaro. Umukobwa nuko nguko yicaye akitegereza abafite utuntu yagiye yandika mu ikayi, akagenda areba gake gakeya. Hari ibyo yatangiye kugenda acamo udukubo, ukamenya aho hose naho yagiye ajya gusaba akazi Chloe byanga byangiza. Yatangiye kuba yacamo udukubo nyine ahantu asigaje kuba yatemberera ngo azajye kuba yakora interview. Atangira kugenda acamo udukubo gake gake yareba hasigaje kuba yajya kwisabira akazi. Agatangira kuba yavuga ati mu minsi mike ya nk'iyi ngiyi maje kuba nabura akazi bitewe n'ikiriya kigoryi. Nta hantu muri uno mujyi hose ntagiye bitewe na kiriya kigoryi ngo ni Zoe, ikirimo kiranyangiriza ubuzima, nta terambere nyifuriza. Ariko nanjye ndarahiye ntago ngende buze kuba natuma uza kuguma muri uwo muryango. Ndakora ibishoboka byose nanjye nze kuba nakwangiza. Uwo ni umukobwa urimo urabitekereza, akavuga ati mva nkubwire Zoe Fisher. Ubwo Fisher nyine ni izina ry'umuryango w'iwabo. Agatangira kuba yavuga ati nta yindi nshuro uri buze kuba waba muri uwo muryango, tuze kuba twarebana, tubonane nkwereka ibintu nza kuba nakora.
umukobwa ukamenya ko nyine yarakaye agomba kuba yavuga ati si koko mpitemo kuba nakivira muri uno mujyi nigendere musigire amahoro. Icyangwa umukobwa nyine atangira kuba yavuga ati si ubu basi bwo nzinjiza amafaranga afatika nigira mu mujyi wundi iko ngiye ibintu byose ndimo ndakora nta kintu na kimwe arimo aranyifuriza. Ariko se agatangira kuba yavuga ati si ubu ni nawe bazamujyana he ko nta muntu n'umwe uzamwitaho. Disa barimo aratekereza no kuri Kanina ikanzwe n'umuryango we, agatangira kuba yavuga ati si ubu Kanina ko ndaza kuba nakabona gute ko ndimo ndashaka kuba namubona. Ubwo ngubwo Kanina nuko nguko kahise kagera ati Chloe ati nyuma na nyuma ndakubonye. Ubwo nuko nguko kaje umukobwa nawe atangira kuba yavuga ati Nina urimo urakora icyangaha urimo urakora icyangaha. Ubwo yatangiye kuba yamubaza ikintu arimo arakora akamubaza ati uri wenyine uri wenyine aha ngaha. Ubwo nyine yatangiye kuba yabaza umwana niba yaba ari aha ngaha. Umwana akamubwira ati mama na papa baje kuba bagura ibintu, hari ibintu bari baje kuba bagura ariko nyine na n'ubu ngubu sinzi ahantu bagiye nabashatse ndababura ntago barimo baragaruka kuba bagaruka aha ngaha ngo Zoe yabahaye amafaranga none bahise bagenda barabura ntago bari bagaruka si bigeze banambwira ikintu bambwiye ni ukuguma aha ngaha gusa nategereje ndaheba. Ubwo ndi yarabyumvisha ati ngo iki ibyo se birashoboka ibyo ni ibiki gute ibyo bintu byashoboka bagumye bakubwira ngo uguma aha ngaha bagusiga aha ngaha wenyine baragenda. Umukobwa nyine we yese abikeka nk'umuntu mukuru amenye ko bamutaye aha ngaha ariko atangira kuba yamubwira ati tugende tujye kuba twabashaka nta kindi kintu nakubwira tugende tujye kuba twabashaka. Ubwo niko yafashe umwana gake baragenda nta wundi bagiye kuba bashaka n'umuryango w'uno mwana ariko dore barimo baragenda ngo famiye ya Sterling dore bari bagiye gushaka uno mukobwa dore ngo barahita bakubitana. Rewa akitegereza Rewa yese atangira kuba yavuga ati Chloe yarangaye nuko nguko yakebutse ati ni ibiki ibite byawe. Ubwo umusaza nawe ati ngo ibyo se murimo muravuga ni ibiki Chloe wuhe. Ubwo byaramucanze cyane atangira kuba yabibona. Ubwo na papa wabo atangira kuba yabireba byose akabyitegereza dore disi ngo barahita babona Chloe baramwitegereza. Umusaza nyine yongeye kuba yabona umukobwa we dore ngaraza yirukanka cyane n'ibyishimo byinshi ni bimwe bavuga ngo amaraso arakururana. Yaje yirukanka cyane amubwira ati Chloe. Ubwo yaje ahita amufata utyo atangira kuba yamubwira ati dore noneho umukobwa wanjye wowe uri umukobwa wanjye. Ubwo nuko nguko yamubwiye ati wowe uri umukobwa wanjye ariko umukobwa yaritegereje atangira kuba yavuga ati iki undi akavuga ati rwose urimo urasa nka mama wawe neza urimo uragaragara nka mama wawe akiri mutoya akiri inkumi nawe yasaga gutyo. Nuko nguko yagaragaraga undi atangira kuba yamubwira ati Mr Sterling we ibyaba byiza undekuye wibeshye ntago ngewe mvuka muri uno muryango wanyu wibeshye cyane pe. Umukobwa nyine nicyo yamubwiye ati we wibeshye ntago nturuka muri uno muryango nta mubyeyi mfite reka nta mubyeyi nigeze ntawe mfite kandi ngiye sindi umukobwa wawe ahubwo nyirahanganire wanyibeshyeho ntago ngende umukobwa wawe. Ubwo nuko nguko nyine umukobwa yavuze ko bamwibeshyeho ngo ntago ari umukobwa we. Reka duhure ku munsi w'ejo tureba finali ariyo yanyuma izasoza iriya nkuru twatangiye ku mugaragaro. Nkubwira ati se ubu waba uzi ikintu gitangaje ibaze ko twatangiranye ino nkuru kuva kuri episode ya mbere tukaba tugeze aha ukaba utari wanacekinga neza niba warakoze kuri subscribe ubu se uyikoze waba iki ukareba neza niba utarayikoze ukaba wayikora ikirenzeho ukajya muri comment ukatubwira uko ino video uri kuyibona iramutse yagushimishije cyangwa se irimo iragushimisha cyane ukibuka kuba wakora kuri like. Noneho nkubwira ati ntuzacikwe no ku munsi w'ejo ukuntu kazaba karyoshye karenze cyane ka finali. Nkubwira ati tuzazinduke duhure ciao ciao.